ubwo rero duhinze urumogi, tunyoye urumogi, turiye urumogi, ndagenda noneho mpinduka ikintu nanjye ntazi, ku buryo nasigaye numva ntafite umubiri w'abantu. Niho napfiriye ijisho. Ubiri ijisho mureba ntabwo rikora iri ry'iburyo, kuko ngo naritayemo ikintu bita umunyatwe. Umunyatwe ni bande babuze? Ni bande bazi umunyatwe? Cyari igicaniro, iryo vu riba rigishyushye, rishyushye utabimenya wowe ubona ko nta muriro urimo, ariko uko nagakozemo jyewe mu kugerageza kwirwanaho nazamuye wa munyatwe mpita mubona mu jisho. Njya muri groupe yo bitaga ngo n'abandi bazaza, n'abandi bazaza, yari groupe y'ibirara. Aho mutumva ibirara ngo mugere ngo ni ibi by'amashakoshi byo kuhuza ishakoshi ngurirutse, oya, byo kuza nk'ahangaha muri mu rusengero umuntu akazamo ngo ari ikirara atwaye telefone. Yari gurupe yibisha icyo bita Gatarina. Gatarina murayi, ibuye rya Gatarina cyabaga ari ikibuye kingana n'iyi bafu, ku buryo mwagendaga mukagikubita ku muryango w'umuntu, umuryango ukikingura. Ntabwo ari buvuge, hari bukopfure, ni ukuceceka. Mwabaga muza bazikoroga n'abatabizi. Kuki mwarabyibuka ko mu mwaka w'2001 turi ku ishuri, Directeur yari umukongomani, yaduhaye itangazo tukihagera, aravuga ngo hano wemerewe kwica umuntu ariko ntiwemerewe kumugaza umuntu cyangwa ngo umuhindure ikigori. Wemerewe kwica umuntu, wamuroga, wamukubita agapfa, kuko ndabyibuka ibigendanye no gutizinga kunyuzura. Hari abo bafataga bakabashyira mu tudeyi, udufuka, bakabajyana ku manga z'umusozi bagatembagaza. Ubwo bapfaga nyine, ibyo ntabwo byabareba. Kuko ndabyibuka ko hari igihe kimwe twigeze kubyuka ariko wa kane, abasore 15 bose muri doru twararagamo bose bapfuye ari imirambo. Bahamagara ababyeyi, muze mutware imirambo yanyu mujye gushyingura. Ku ishuri aho nararaga jyewe, umwana twararanaga igihe kimwe, byageraga mu masaha 4 z'ijoro akambwira ati ndatashye. Ahantu yatahaga kwabaga ari ukuva Mutenderi yerekeza aho bita za Butamu, iyo ngiyo za Musaza. Nkambwira se shahu utashye aya masaha gute? Ati papa arantegereje hariya kwiriba. Nahise gute? Ntumbaze byinshi, ubwo muri uri migendere. Amazina ni Mugisha Niyonshuti Jean de Dieu, umugabo, umudamu n'umwana umwe umuhungu, kandi nawe twabonye mu gusenga. Haleluya. Twamukuye ku mavi ko Satani ntabwo yabishakaga. Amen. Amen. Twakoze ubukwe dutinda kubyara, hanyuma n'abadokiteri barabyemeza ko tudateze kuzabyara. Haleluya. Turaza turicara, ibyakurikiyeho habayeho gucika intege. Biriya twabiganira n'abantu bitegura gushinga amago cyangwa se bafite amago, impamvu zabiteye, ariko muri byose Imana irabikora, tubona umwana. Haleluya. Twaramubonye, ntabwo twaraguje, ntabwo twaterekereye, twagiye no mu bapfumu, ahubwo
twarasenze Imana irabikora. Uyu munsi turanezerewe. Haleluya. Ndashimira Imana itorero ryanyakiriye, abashumba, Imana ibaha umugisha. Kwakira umuntu gusa abana bakubwiye ngo dufite umuntu twifuza kwakira ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo mwana aba yizewe mu rugo. Amen. Munyemere rero abashumba tubaha amashyi. Ikindi Matanyi Alan, Imana iguha umugisha. Uriya muvandimwe twariganye dukorana umurimo, mu bantu twakoranye umurimo bakanyirohera. Alan yambereye umwana, nanjye ntabwo mbizi, kandi ahantu hose ageze arahisanga ku buryo akora umurimo nkajya kumva nkumva ari mu nshingano. Amen. Rero Imana imuha umugisha, niwe wagize uruhare kugira ngo mbe ndi hano, kandi n'abayobozi mukorana nawe mwese reka nsabe itorero ribaha amashyi. Hanyuma nshimiye Imana ko mpagaze imbere y'urubyiruko, nanjye ndacyari urubyiruko, ntabwo ko nakoze ubukwe 2020, bivuze ngo ntabwo ndaruvamo cyane. Amen. Ugiye kunyemerera turaba tuganira ku ijambo ry'Imana nkuko babinsabye mu buhamya, tumenye ese mu by'ukuri ndashingira Paulo iyo yajyaga kubwiriza. Kimwe mu bintu nigiye kuri Paulo, iyo yageraga ahantu ntabwo yajyaga kure y'ibyo ahasanze ngo ajye kubwiriza ibindi. Akenshi na kenshi abantu bahabwa impano mu buryo butandukanye. Paulo yajyaga kubwiriza agashingira ku byo asanze aho agiye kubwiriza. Nanjye rero ntabwo nabaye Paulo, ariko ari icyo Umwuka yanyeretse kuri iyi teme y'uyu mwaka. Haleluya. Ari nayo magambo giye gusoma, ubundi dukomeze n'ijambo ry'Imana mu buhamya. Yohana ubutumwa bwiza ibice 15 umurongo wa 16, aravuga ngo mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwera imbuto, imbuto zanyu zigumeho. Haleluya. Mbashyiriyeho kugira ngo mugende. Amen. Amen. Kugira ngo mukore iki? Ni bande baze kugenda hano? Hano harimo abantu bajya bagenda. Amen. Imana ishimwe ubwo mvugana n'abantu bagenda, navugana n'abantu bicara hamwe. Kuba ugenda byonyine ni ikimenyetso kigaragaza yuko ushobora gusohoza iby'iri jambo. Kereka ubaye utagenda. Ariko niba uzi ngo n'ubu waje hano ari uko byagusabye kugenda, aba baririmbyi mwageze hano byabasabye kugenda. Abashumba Imana yahishuriye kugira ngo aha hantu habe hari iri torero, byabasabye kugenda, ntabwo ari hano bavuye. Mu yandi magambo, turashimira Imana ko kugenda kwabo byatumye bera imbuto ari bo mwebwe mwicaye hano. Kaduhe Imana amashyi. Ikibazo, izi mbuto nituramuka tuze, ese zizagumaho? Ubundi imihamagaro kuri iyi si ni 3: kuvuka kwawe,
kwera imbuto no gupfa bikaba birarangiye. Burya ukimara kuvuka wari uhamagawe. Kwera imbuto nawo ni uwundi muhamagaro. Ubwo tuvuga ngo imihamagaro ngo umuntu yabaye umushumba, pasiteri yahamagawe, yabaye umuhanuzi yahamagawe, ariko icyakubwira babirimo babivangavanga. Uriya ntabwo aba yarahamagawe. Kwisobanukirwa ko umuhamagaro ari ukwera imbuto zigumaho, yakora ibintu bifatika. Haleluya. Amen. Umuhamagaro wa nyuma ni ugupfa. Haleluya. Amen. Ngiye kunyemerera twinjire mu buhamya. Njye nakijijwe numva mbishaka. Sinavuga ngo nta muntu wambwirije, ariko bajyaga babivuga nkumva birimo biranseserera. Uzi umuntu ukubwira ukumva arasa naho arimo agukomeretsa ukuntu kabigendana, ariko wumva warakomeretse. Haleluya. Ubuhamya bwanjye rero bushingiye mu cyanditswe kiri muri Yohana ubutumwa ibice 16:28, kugira ngo iyo niyo introduction nahaye ubuhamya bwanjye. Ibice 16:28, niba hari umuntu w'urubyiruko washyiriweho kugenda ngo yere imbuto, ushobora kunsomera, Imana imuhe umugisha. Abanyeshuri, haleluya. Nta munyeshuri uzi gusoma cyangwa abanyeshuri baje nta n'umwe ufite Bibiliya? Hano ndabifite nasoma, ariko ndashaka umunyeshuri usoma. Nanjye kera najyaga ntinya guhaguruka mu bantu, nitinya, ariko maze kumenya icyo nashyiriweho, ubu uyu munsi mpagarara imbere y'imbaga. Wasoma ibice 16:28. Some ijambo ry'Imana. Aravuga ngo navuye kuri data nza mu isi, kandi isi ndayivamo nsubire kuri data. Abigishwa baravuga bati, ni uwo murongo ushaka utagira ahantu ujya rwose. Usubiremo cyane aho wa 28. navuye kuri data nza mu isi. Navuye kuri data nza hehe? Nza mu isi. Kandi isi ndayivamo nsubire kuri data. Kandi isi ndayivamo nsubire he? Amen. Nanone turacyari hehe? Ku ijambo kugenda. Mujye. Erega buryo n'umunsi uzaba wapfuye uzaba wagiye. Abavuye kuri data, haleluya. Abataravuye, haleluya. Nabo barimo. Ndagira ngo ubundi iyo umwigisha ahagaze hano, kimwe mu gipimo ukoresha kugira ngo urebe ko abantu bagukurikiye. Hari igihe uvuga ikintu gihabanye ukumva iri iwacu mu rugo Nyagatare ku itorero heraniraho, igihe kimwe umushumba yigeze kwigisha yigisha ku ijambo ryitwa kwizera. Noneho mu gusoza cya gihe nyine abantu baba barimo basinzira, aravuga ati nk'umukobwa uri hano, umuhungu uri hano, ubona imyaka yakugendanye, nawe wakwizera Imana yagukorera ubukwe. Aravuga ati abasore n'abakobwa muri mahangaha mwumva kabisa mwahagarana nanjye mu kwizera, mukaza ahangaha tukabasengera kugira ngo muzubake, muzamura amaboko. Harimo umukecuru wasinzira, harimo n'umusaza agatotsi katwaye.
noneho bose umwe yari yicaye inyuma y'undi, bose bazamuriye rimwe, ariko byari bisekeje. Haleluya. Ndagira none rero hano hariho utarigeze ava kwa data. Amen. Ndagira ngo mwumve ibi bintu bibiri nshaka kuvuga. Twavuye ku Mana, icyo bita eternité mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza eternity, mu buzima bw'iteka, aho ubundi mu buzima busanzwe Bibiliya iravuga mu Befeso igice cya 1 umurongo wa 3 ngo twebwe ubundi twabayeho mbere y'uko isi iremwa. Amen. Twabayeho mbere y'uko isi iremwa, isi yabayeho twe twarabayeho kera, noneho ishyirwaho kugira ngo tuyitware. Imana ihera kwiratwohereza kubera umugambi. Amen. Wavuye rero kuri data aho bita eternity, muri eternité uza mu cyo bita time, mu gihe gito. Buri mpamvu Yesu atigeze apfusha igihe ubusa nuko yari azi ko afite igihe gito. Ibyo yakoraga byose yaravugaga ngo nzi neza ko ejo nzataha. Murabizi ko tuzataha ariko navuye kwa data nzahangaha mu isi. Isi nusoma Abaheburayo igice cya 1 uzarebe urupapuro rusoza hasi. Isi bivuga ibihe, ibihe. Amen. Navuye kwa data mu gihe cy'iteka, nzahangaha mu gihe kigufi, kandi nzi neza yuko n'ubundi ntago ari hano bizasorera. Use ntabo muzi covid yajyanye, nayirwaye gatatu, nagiye Kanyinya bashyira kuri za oxygene. Amen. Nanjye numva ntagera gusogongera ku ijuru, ahubwo ndagiye. Ako nasenze isengesho ndi ku mwuka, barimo banyongera umwuka. Ndavuga ni Imana, nsize madama atwite, basi ibyo nakoze umwana wanjye azabikora. Kandi Imana yabonye yuko hari ibyo umwana wanjye ashobora kutazakora, ndavuga itereka mugarura abanza bikore. Amen. Iri jambo rero niho ubuhamya bwanjye bushingiye. Nasobanukiwe yuko aho navuye ari naho nzasoreza. Ese hazabaho ubuzima bw'iteka cyangwa uzasoreza mu rupfu rw'iteka? Imana yakuzanye hano kugira ngo uhitemo. Akiri cyakuzanye ku isi ni kugira ngo uhitemo. Amen. Nkuko nababwiye, amazina yanjye nayavuze ubwo ninjiye mu buhamya. Babwira icyanzanye ku isi. Mugisha Niyonshuti Jean de Dieu. Ayo mazina yose afite cyasobanuye. Izina rya Mugisha naryiswe na mama. Papa wanjye anyita Niwe Nshuti. Niwe Nshuti. Hanyuma maze gukura, bitewe n'ukuntu nakuze, ntuntangira kwibaza ese Niwe Nshuti ninde wavugwaga. Ndavuga rero ashobora kuba ari umuntu ntazi, ariko ibyo ari byo byose kuko hari ubugewe maze gusobanukirwa ni Imana, ikamba ariyo yita inshuti. Ndavuga ni Niyo Nshuti. Amen. Jean de Dieu rero murabizi za 2001, 2002, 2003 aho ngaho twari dufite abagabo bakomeye muri iki gihugu bitwaga ba Jean de Dieu. Jean de Dieu Mucyo. Amen. Najyaga
numva ibigwi byabo, ahubwo ni nanjye ngomba kwitwira izina, ahari wazasanga nanjye hari icyo nzaba cyo muri iki gihugu. Amen. Nuko ayo mazina yose nayafashe ndayatwara, mvuka mu bana 16. Amen. Mvuka mu bana 16, aba ndi umwana wa 11. Abana 16 ntabwo twese tuvuka ku mubyeyi umwe ari we mama, tuvuka kuri ba mama batatu. Murabizi ko kera ababyeyi bacu babaga bafite uburenganzira bwo gushaka abagore bifuza. Amen. Ijambo ry'Imana ritaratanga limite. Kuri mama abandi bucura, mama ni uwa kabiri, ababyeyi abana 8, ubwo uwa 8 ni iki? Amen. Haciye igihe gito mama mbyaye, byabaye ngombwa yuko asiga ntaramenya ubwenge, haza ubwenge. Ntabwo yarapfuye, ahubwo hari habaye impamvu nk'uko zijya ziba mu miryango itandukanye, aragenda. Amen. Yasiganye rero n'umusaza mze, hari na bashiki banjye, hari na bakuru banjye, twari Bugande, navukiye Tanzania. Nkuko nahoze mbabwira nti hari igihe ubu ushobora kuzahangwa muri Amerika ntawamenya. Amen. Mvukira Tanzania, turahimuka tuzi Bugande, i Bugande naho turahimuka tuza mu Rwanda. Rero mama yagiye turi i Bugande. Amen. Nagira ngo tuze gukurikirana impamvu yo gukizwa kwanjye. Kimwe mu bintu byanteye gukizwa kandi nkumva ndamaramaje. Amen. Mama amaze kugenda, ubwo i Bugande turahimuka tuza mu Rwanda muri 1995, batungukiye hano hirya Kicukiro, turaharara, batujyana Indera niho twaboneye umuntu tujyana. Araza abwira muze, twari abana 11. Arambwira ati ese ntabwo bishoboka ko waduha aba bana tukabajyana muri Croix Rouge ikabitaho, ko tubona bitoroshye ko wabitaho. Amen. Nuko twagiye hehe? Muri Croix Rouge hano hepfo Kacyiru. Turagenda tugezeyo muri 1995, 1997 tuvayo batujyana ahantu bita Kibungo, aho impunzi zajyanwaga. Yesu ashimwe. Ngenda tugezeyo ubwo ni muri 1998, 99, papa nibwo yashatse undi mugore wa gatatu, ariwe Mukande Kadata. Amen. Kadata haciye amezi nk'3 amaze gusama. Amen. 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 Niba ntabwo mbizi, ngira ngo mu bintu yahuzwe natwe twarimo. Ubwo nivuga guhurwa, ababyeyi barabyumva. Hari igihe umubyeyi asama inda ikagira ibyo imubuza kurya cyangwa kunywa cyangwa umuntu runaka. Ubwo rero mu bigaragara Mukadata mu bintu yahuzwe, icyari ku isoko
amen. Twari dusigaye turi babiri, jyewe na mukuru wanjye nakurikiraga, ariko kumureba ndetse wabonaga yuko nsa naho ari jyewe umuruta, ko yari yararwaye ikintu bita, niba muzi icyo bita igisyo, ni ikibare. Haleluya. Hanyuma biba ngombwa yuko asaba umusaza, aramubwira ati rero aba bana niba unkeneye bakora iki, bamvire hano, kandi niba ukeneye ko bahaguma jyewe musezerere nigendere. Haleluya, amen. Urumva wahitamo iki? Ubaye ari umusaza utagishoboye guhingira abo bana. Abo bana bagenda, nari mfite imyaka 7 niba atari 9 hagati aho ngaho, kuko kubera guca ubwenge ntazi mama, aho naje kumubonera namubajije se navutse ryari mama, wavutse 8-7. Negereye umusaza nabaze se papa navutse ryari, wavutse 8-8 ndabizi. Hanyuma negereye mushiki wanjye wanderaga, twase se Penny, Penny ntabwo naravutse ryari we niba wibuka, ati ni 8-9. Ubwo rero mbura imyaka mfata, nanjye nihitiramo 90, ubu navutse muri 90. Amen. Niyo mpamvu mubwiye ngo muri 90 ntabwo nari nzi imyaka mfite, iyo yatubwiriyemo ngo ntabwo tubakeneye. Amen. Ariko ubwo kubera ko nafashe muri 90, nawe ufatira aho ngaho. Ngo muri 99 nibwo ibyo byabaye, nari mfite imyaka 9. Hano ninde muntu ufite imyaka 9? Umwana ufite imyaka 9 namanike. Ngwino. Ngaho mubwire uyu mwana musohoye, mama mumurira. Uyu mwana umubwiye ngo genda wirwaneho. Oya, uri papa w'uyu mwana. Uyu mwana yakwerekeza he? Ku muhanda. Bera rero nta nubwo bajya batandukanya imihanda n'ibigunda. Amen. Nuko byagenze. Ndabyibuka ijoro rya mbere ryanteye agahinda. Icyo gihe imvura yaragwaga, njya kuryama ku muryango w'umugabo bita Munyanshongore, bari Kibungo. Asohotse, urumva imyambarire twambaraga bya bipira byo bita runigimuga, ko cyakemuraga ibibazo byose. Cyabaga gifite urujosi rurerure, ukagira gutya kwipfukirana kandi ukakizamura, nicyo cyari n'inkweto. Warakimanuraga ahantu hose kikagera gute, niyo twabaga tugiye kwiba cyagiraga amaboko nakundaga, ko warayihambiraga hano gutya, nareba uko nambaye rikora, kazirika hano gutya, ubundi ugahita usesekamo ibigori cyangwa ibijumba, ukakigarura hano inyuma. Bigashaka ku muntu atazi icyo ujyana. Amen. Hanyuma ntabwo iyo situwasiyo yari yoroshye. Imyaka 9 barani twatindanye, twabanye kuva ku myaka 9 kugeza amagingo yanubatse. Urwo rugendo rwose yari jyewe n'Imana, nari ntaramenya, kuko Imana nayimenye 2006. Haleluya. Hanyuma mbanje kugarukira aho ngaho kugira ngo noneho nsubire inyuma buze neza, ariko mwamaje kumenya aho ndimo nerekeza. Muri ubwo buzima
turi i Bugande niho napfiriye ijisho. Ubu iri jisho mureba ntabwo rikora, iri ry'iburyo. Ubu uramutse hagezemo umuntu unkorera ubugome hano muri uru rusengero agapfukira, ntabwo namenya umubise, sinamenya aho bantwaye. Iri ni ryo rikora. Amen. Kuko ngo naritayemo ikintu bita umunyatwe. Umunyatwe ni bande babuze? Ni bande bazi umunyatwe? Ikinyarwanda muri iki gihe biragoye. Reka uyu papa adusobanurire umunyatwe kugira ngo turusheho kuwumva. Yego. Ese nashimwe. Amen. Umunyotwe ni umuriro utarimo amakara agaragara aya ngaya y'umuziko wa muriro, mbese ushobora kugira ngo nta n'umuriro urimo, ariko urimo ku buryo ubuvanze n'ivu utazimya ariko utari no kwaka bigaragara. Twebwe iwacu twabitaga umunyotwe. Muhamashyi. Uwo munyotwe rero cyari igicaniro. Iryo vu riba rigishyushye, rishyushye utabimenya, wowe ubona ko nta muriro urimo. Ariko uko nagakozemo, jyewe mu kugerageza kwirwanaho nazamuye wa munyotwe mpita mubona mu jisho. Kuva ubwo ntako batahuje. N'icyo gihe turi muri Croix Rouge nta mavuriro batanjyaneho ngo bambuze. Ndabyibuka bigeze kumpa randevu bamaze kwemeza yuko amaso yanjye agomba guhindurwa, either bagashyiramo ay'injangwe cyangwa yimuka. Bari bagipimiranya ngo barebe ayo bishobora gukorana, ariko bavuga ko cyane cyane ari ay'injangwe. Muri make nakabaye mpagaze hano ndi injangwe mu nzu. Amen. Ubwo iby'ijisho bigenda gutyo, mba ndaribuze, ariko barampa icyizere ngo ninjye bishenyi bashobora kuzabitunganya. Hanyuma nanone tukiri aho ngaho i Bugande muboneka ukuboko. Uburyo kwavunitse ntabwo hari akantu mperutse kubona kuri WhatsApp. Abamama nyine ni ababyeyi batubyara, ubona hari utuntu bicaraho bagatemba bakajya hiriya bakagaruka gutyo, ubona ari ibintu bishimishije. Ariko twe twajyaga ku musozi hejuru, twari twarabaje akantu kameze nk'ubwato, babyitaga ngo ni gorogoro cyangwa imitumba y'ibitoki. Ugasanga imbere bajombyemo agati, ubwo uri imbere niwe wabaga ari shoferi. Ubwo nyine abandi bagere nari ndi hagati, imbere hari mukuru wanjye, inyuma hari mubyara wanjye. Noneho tukamanukamo umusozi tuwugeze hagati. Sinzi ukuntu yayobye, kayoba umuhanda babaga barahabiye bagasigamo amase akanyerera kweli. Noneho karayoba uko kakayobye, naragiye akaboko ndagakuba. Ubwo twaragiye akaboko ndagakuba karavunika. Ubu sinakaryamira, sinagateruza ibintu biremereye. Ijisho riragiye, akaboko nako karibwirije. Turi hano Kacyiru, uko abana babagendaga babashyira mu byiciro by'imikino, imikino abantu bumvaga bifuza gukina. Noneho jyewe nsaba yuko nakwigira hehe muri karate. Amen. Byaba nta mupfungu umuruka. Ngezeyo ukuguru nako barakuboneye. Waya maguru yanjye mutabona mpagaze gutya mugira ngo nabasha guhagarara gutya, ntabwo areshya. Amen. Muri make iki gihande cyose bakijyanye sinarekarama, nta nubwo nakomplaininga, ko cyose cyararangiye. Haleluya. Hanyuma ibyo byose
nabitekerezaga nkavuga ni ariko ubu iyo nza kuba ndi hamwe n'ababyeyi rata bampa keya banyitayeho ibi bintu nari guhura nabyo, nkumva mu mutima ngeze gute, ndabanza. Haleluya. Hanyuma ubwo bimaze kugenda gutyo, bamaze kudusora, ubwo badusohoye ibyo byose nyine urumva nari ikimuga. Mukuru wanjye rero aravuga ati ngiye kukurera. Ndabyibuka icyo gihe muri 1999 nari twaringira mu wa gatanu. Amen. Kuko ntabwo papa yari yarize, we yatwigishirizaga mu rugo. Twagiye gutangira ibintu byose tubizi, ku buryo mu gutangira ibintu bya P1, P2, P3 ntabwo tubizi. Twaragiye twagera mu ishuri baduhereza ikizamini ngo uyu mwana ntabwo iri shuri abarimo bagendanye, tukimuka. Amen. Muri 1999 rero tekereza ubwo nari ndi mu wa gatanu. Yesu ashimwe. Kandi icyo gihe iwacu ku cyaro twishyuraga amafaranga igiceri cya 50 ku gihembwe. 50. Ubwo umwaka wose yari igitabo. Amafaranga 100, ntago ari 150 y'ibihumbi. Igiceri cya 50 gukuba gatatu. Ubwo rero bimaze kugera gutyo, school fees igira gute, ibirabuze tubura uko twiga. Yesu ashimwe. Ubwo turagenda turibana. Ndabyibuka rero ahantu naje kugirira urwango rukomeye rwo kumva nakwanga mama, rwo kumva nakwanga ubuzima busa naho noneho bushaririye cyane. Ni igihe kimwe ubwo twari turi mu kizu, nta safuriya, nta gikombe, nta buri kimwe, ariko uburyo twari tubayeho bwari busekeje. Noneho tubura aho tujya kwiba ibyo kurya. Ubundi uburyo twajyaga dukoresha, twabaga tuzi amasaha kwa pastor batekera, kandi muri quartier twabaga tuzi abantu bateka hanze n'abateka mu gikoni, gikingwa cyangwa kidakingwa. Twabaga tuzi amadirishya akingwa yo muri quartier n'adakingwa, ku buryo twabaga tuvuga ngo hariya umwe yabaga acunganwa nuko bagiye akazirikana isaha yo gutaha. Kuko nubwo buzima twakoreshaga. Njye n'uwo mukuru wanjye, we yaruriraga akagenda akarura, akavuga ati rero jyewe ugiye gusigara mu nzu ndye, wowe ushakisha ibiryo. Amen. Ubwo akurira, ndabyibuka igihe kimwe yigeze kunyarurira ubugari n'amashaza burameneka, kandi akirimo aravuga ati rero atutwarare kurya, reka nyine natwe ntuguhereze nze tugende tujye kuriririye. Atekereza kwinjira mu nzu y'umuntu uciye mu idirishya ukajya kwarura ibyo kurya by'adahari, akaza gutaha agasanga ibyo kurya yasize, niba yarabura ngo n'imbeba n'injangwe n'imbwa. Ubona ntabwo nanjye nzi icyo twari, ariko nuko byagendaga. Ukaza iwabo w'uyu mwana wasanga inkono iri ku ziko mukayiterura mutazi n'ibitetswe ibyo ari byo. Aho muti ubwo mugakubita ku mutwe mugashogoshe nta gushya. Rero uwo muntu ntanashye, kuko ntabwo buriya wumva umuriro udashonje. Wagera ugasanga ari ibishyimbo bidahiye, wagera ugasanga batetse imbwa. Icyo wasangaga uko wagisangaga niko wakigeraga. Amen. Kaduhereze Imana icyubahiro. Hari abantu banejejwe n'ubuhamya. Ntabwo ibi ngibi iyo bivuga se bitewe n'uko Imana yamaze kunyomora ibikomere. Ubundi mbere iyo nabivugaga narariraga, ariko maze kumva ko nakize neza, ndabivuga nkumva ubwiza bw'Imana ahubwo
nkajya kumva ndimo ndasiga. Yesu ashimwe. Icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2000, mbere y'uko ubwo buzima ndakeka twabumazemo nk'amezi ashyika kuri 3, tuza guhura n'abagabo 2 b'abagira neza bari batuzi ko mu ishuri turi abahanga, twigaga tugatsinda neza. Uwo mukuru wanjye afatwa n'umugabo umwe w'umutanzania, nanjye afatwa n'undi, badusaba ko tubakocingira abana. Urumva twari tugeze mu P5, abana bari mu P1. Ntabwo kuvuga A, E, I, O, U no kwereka umwana uko abishushanya ntabwo byari kutunanira. Ibyo tukabikora kugira ngo baduhe ibyo kurya, nibura banaguhe n'akajana. Yesu ashimwe. Twabikoze nabwo turabikora, Imana iradufasha aho hantu turahaba, bansubiza mu ishuri ndiga, nkora P6. Amen. P6 ndayikora, ndayitsinda, ariko mukuru wanjye arangije we yageze ku ishuri barashwana. Ko yari amaze kuba yari umuntu utavugirwa, we yari yarabaye mubi kundusha. Kuko bagiye n'ibyo nakoraga byari bivangavanzamo n'ubwana, kuko ndabyibuka igihe kimwe twabuze ibyo kurya, turagenda ducukura ibirayi mu murima w'umuntu, turabihekenya tutari bubyotse, dufite aho kubiteka, turabihekenya biturubaza umutwe. Nende wari wahekenyaho ikirayi? Byonyine niyo umuntu abihata, umwuka wabyo ukagukubita, wumva utazi uko bimeze. Aho niho hantu nakurije guhurwa ikirayi. Nongeye kurya ibirayi nshatse, Madamu akazajya agerageza akabigira uko abigize, ariko nkumva ni ibirayi n'ubundi nkumva ntibihinduka. Hanyuma tumaze kubihekenya bitwisha aho twahembukiye, yavuze ijambo aravuga ati ibi byose ni mama. Namaza niki? Ati ni mama. Namaza se basi uramuzi? Ati jyewe ndamuzi n'ukuntu yagiye ndabyibuka. Yagiye ati ati yaratubeshye, atubwira ko agiye ku isoko kugura pane murazize. Ati ambwira ko agiye kugura pane, ati kuva uwo munsi ntabwo yagarutse. Ati none turimo turagaragurika kandi arahari. Aho rero niho nakurira ijambo rivuga ngo niba ari gutyo bimeze, nzarinde njye kuzimu ntashatse icyitwa umugore. Murumva kondisiyo nabivugiyemo, nzarinde njye kuzimu. Mbwira mukuru wanjye nturabizi, kaduhinga itabi. Turagiye twegereye umugabo, imirima hariya ntibyagusabaga gukodesha, ntibyagusabaga waramubwiraga ati wampaye akantu nibura nkishyiramo ikigori. Tagiye dushyiramo itabi, turarihinga, dutangira gucuruza itabi. Ariko ubwo twageze ku ngingo y'itabi, ari uko tuzi uburyohe bwayo. Kuko njye natangiye kunywa itabi mfite imyaka 3. Imyaka 3 ndabyibuka, twabaga turi mu icukiro ry'inka ry'amase, ukajya kubona iwacu twese kuva ku mfura kageza kuri bucura, ikintu cyitwa itabi byabaga bisa naho nyirango ari byo bakumurikira. Uburyo babuzi gukoresha inkono kuri iyo myaka ndabyibuka, nibwo basomeje inkono numva biraryoshye. Fatiraho rero nubwo ngubwo aho ngaho twari mu kigo Kacyiru, kubera ko bitari byemewe, twakoreshaga iryitwa ubugoro. Shaka yuko hano ubugoro ntabwo mubuzi. Mwabumenye gute?
muri generation ubugoro buracyakora, ariko urumva umuntu w'umuhungu kurya ubugoro kagobekaga hariya ntukigendere. Amen. Ubugoro noneho dutangira kubona yuko hano babivumbura, kubuhashyira bukabyimba, ko hari uburyo bwobekaga aha ngaha itama rigasa naho ritumbye. Tangira kuzajya duhengera nijoro tugakoresha icyo bita inkondo. Inkondo se murayizi noneho? Inkondo murayizi? Ntabwo inkondo muyizi. Ariko inkondo ni uburyo ufata rya tabi ukarihonda, warangiza ugasukamo utuzi ukarikamura, y'amazi ukayashyira mu zuba, ubundi ukifataho gutya kugira ngo rikomeze rikore akazi mu bwonko. Biragutse ukararama nibura nk'iminota 30 bigatangira kugukora ubushora nyine. Haleluya. Ibyo byose nabikoze ndi muri iyo myaka 14. Yesu ashimwe. Gihe kiza kugera ubwo ibyo tubikora nabyo tubifatanya no kuroba. Ubu nararobye, nzi koga, nzi gutwara ubwato, nta kintu ntazi. Amen. Nuba mwumva ngo naramugaye ukuntu, ariko unyeretse amazi uko yaba ameze kose, haba harimo umuhengeri, haba harimo iki, nayo uko ubyifuza. Yesu ashimwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 gira amahirwe jewe ubwo mukuru wanjye amaze kwivumbura ku ishuri, yangaga umuntu umuvugiramo, aca haragenda. Mu kugenda agenda yerekeje i Rusumo aho mama yarari. Amen. Kwigihe cyaje kugera, mama abaho yavuye yari Rusumo, aramusanga. Jewe ngumana na wa mugabo, ngira amahirwe nkora P6 ndayitsinda. Narayitsinze nza ndi uwa mbere mu cyo bitaga komine ya Birenga. Noneho banyemerera kujya kwiga tronkome ku buntu, ariko kubera ko ntari mfite gikurikirana, bishyirira mu mwana bashakaga. Ndabyibuka icyo gihe papa nawe byaje kuba ngombwa yuko wa muka data bananirana. Noneho mu kunaniranwa ashaka gusubira i Bugande ngo agende bucece atabimubwiye. Ikintu gitangaje, ubwo na Manuel nawe wari mukuru wanjye wa wundi nababwiye, ahari yahuye na mama barananirana, agaruka kwa papa, asanga papa nawe bahuje umugambi ko bagomba gukora iki, kwigira i Bugande bucece umugore batamubwiye. Ubwo jewe ndi kwa wa mugabo maze kwiga, papa aravuga ati reka ngire icyo mfasha umwana wanjye. Agurisha intuzi parcelle, abona 40,000 ngira ngo yamuhaye, niba ari 1000 sinibuka amafaranga yamuhaye. Njya ku ishuri, noneho bo bafata gahunda yo kujya i Bugande bucece ntabizi. Inzira nigaga ku ishuri bita École Secondaire de Mutenderi epiyo ng'Ikibungo. Noneho inzira ijya i Bugande yacaga kuri iryo shuri. Baturukaga aho bita Kibare, Matongo, bakazamuka Mutenderi, bakaza Ikibungo, bakomezamo za Kayonza no mu Mutara. Noneho baca ku ishuri nari ndiho bucece, batambwiye ngo turagiye. Aho ngiye ku ishuri mbwirwa ko bagiye, mubajemo akantu. Ndavuga noneho na mukuru wanjye natekerezaga yuko twahuye na struggle turi kumwe.
agiye gucece atambwiye ajyanye na papa, ntangira gutekereza ibintu bivuga ngo birashoboka yuko uyu tutavukana ndetse na papa nawe atari papa. Ni gute bafashe umwanzuro noneho kugenda batambwiye? Ibyo ndabyihorera, ndataha nsubira kwa wa mugabo. Hari mushiki wanjye wakoraga i Kibungo, nawe akora akazi ko mu rugo, yumva amakuru yanjye ko nasigaye i Kibungo, aje kumufata. Ahageze arambwira ati umeze ute? Mugihe ntimeze neza, numvise ko muze yagiye. Yaragiye na Manuel yaragiye. None se ubu ni izihe ngamba ufite? Nta zindi mfite nyine, ubu ni ibyo. Kuko ndabyuka nageze ku ishuri njya muri groupe iyo bitaga ngo n'abandi bazaza, n'abandi bazaza, yari groupe y'ibirara. Aho mutumva ibirara ngo mugere ngo ni ibi ngibyo by'amashakoshi byo kuhuza ishakoshi ngurirutse, oya, byo kuza nk'ahangaha mu rusengero umuntu akazamo ngo ari ikirara atwaye telefone. Yari gurupe yibisha icyo bita Gatarina. Gatarina murayi, ibuye rya Gatarina cyabaga ari ikibuye kingana n'iyi bafu, ku buryo mwagendaga mukajya kubita ku muryango w'umuntu, umuryango ukikingura. Ntabwo ari buvuge, hari gukopora, ni ukuceceka. Mwabaga muzi abazikoroga n'abatabizi. Ku Kibungo nabyibuka ko mu mwaka w'2001 turi ku ishuri, diregiteri yari umukongomani, yaduhaye itangazo tukihagera, aravuga ngo hano wemerewe kwica umuntu ariko ntiwemerewe kumugaza umuntu cyangwa ngo umuhindure ikigori. Wemerewe kwica umuntu, wamuroga, wamukubita agapfa. Kuko ndabyibuka ibigendanye no gutizinga, kunyuzura, hari abo bafataga bakabashyira mu tudeyi, udufuka, bakabajyana ku manga z'umusozi bagatembagaza. Ubwo bapfaga nyine, ibyo ntabwo byabareba. Kuko ndabyibuka ko hari igihe kimwe twigeze kubyuka ariko wa kane, abasore 15 bose muri doro twararagamo bose bapfuye ari imirambo. Bahamagara ababyeyi, muze mutware imirambo yanyu mujye gushyingura. Ku ishuri aho nararaga jewe, umwana twararanaga igihe kimwe, byageraga mu masaa 4 z'ijoro akambwira ati ndatashye. Ahantu yatahaga kwabaga ari ukuva Mutenderi yerekeza aho bita za Butamu, iyo ngiyo bamusaza. Nkambwira ese shahu utashye aya masaha gute? Ati papa arantegereje hariya kwiriba. Nahise gute? Ntumbaze byinshi. Ubwo murumva imigendere. Gatatu. Kantu nyene nkararana nawe, yakumva mu saa 9 arankomanze tujye gukaraba, tujye muri dushe. Amen. Naho amaso yanjye yabonye ibintu ntarabona. Yesu ashimwe. Mutenderi yekeragera, ndahava mpiga igihembwe kimwe. Urumva bari bamaze kugenda, uwo mugabo nawe atashoboye kunyishyurira umwanya nari nagize amahirwe nabonye bitari bushoboke. Ndabyibuka hari ikintu bitaga ikiburusiye, ngo iyo abana bafungaga we warasigaraga, kuko hari ibikorwa byo kubaka amashuri, ugasigara uri umuyede. Ariko imyaka yanjye n'uburyo barebaga ubuzima bwanjye bakabona sinshoboye, ndabwira mwambabariye nkiga basi nkakora iki kiburusiye, abandi bakazajya bafunga, njye nkasigara nkora iki kiyede, bakazaza arambwira bati we ntabwo ushoboye. Fata inzira ndataha. Umushiki wanjye rero nibwo yaje aramfata anzana i Kigali kwa mukuru wanjye,
hageze yarashatse vuba, naharaye kuwa kabiri kuwa gatatu, kuwa kane mu rukerera arambwira ati rero ndakiyubaka. Abona nkoze ubukwe vuba, aga imibereho ihagaze neza. Gusa numvisha amakuru ko so atagiye Bugande. Fata inzira umusange mu Mutara. Fata inzira ndagenda, ubwo ndabyihutishije. Ngenda ngeze mu Mutara, baramunyereka ariko ntimukubita amaso, amarira yahereye karabo, ndarira. Kugira ngo numve ngize igishyika cyuko mubonye, ndaturitse ndarira. Ariko ntungukira kwa data wacu, baranyakira abantu byo kurya, ndavuga ibi bibaho, umuntu uguha ibiryo bye akagwa n'amata akicara iruhande rwawe ukarya kureba, numva ni ibintu bidasanzwe. Buriya ikintu gishimisha umuntu ntikiba kiri. Ubwo yaba bombo akayiguha se birakunezeza. Yesu ashimwe. Ndagenda namusuhuza, amaze kumusuhuza naraharaye, buracya ntangira kujya kuragirira abantu. Sindi gusubire mu ishuri, ahubwo nsaba akazi ko gukora iki, ko kuragira inka z'abantu. Umushahara wa mbere natangiriyeho cyari 1500 ku kwezi. Nararagiraga, nkatera n'urutoki, nkazitira n'ifamu, kandi byose nkabikorera icyarimwe. Banyongeza 2, ndabyibuka ko amafaranga akomeye nigeze guhembwa ni 3,000. Kandi nabwo najyaga guhembwa ukwezi kwajyaga gushira mu kabari mfite nka 6. Nanywaga inzoga, siko nigeze kunywa inzoga nkayobaho ntaha, nkajya mu nzu y'abandi. Nane inzoga nyobaho nataha. Ntagari sino niburura kayoba ujya mu gihuru cyangwa mu rutoki cyangwa hano, cyangwa urya urambarara aho ngaho. Ariko uzi kuyoba uri umusore, noneho ukayoba uyobera mu nzu y'umugabo n'umugore, kandi umugabo ntiyarahari. Noneho ngewe mu kuyoba naragiye direct mpera ko njya ku buriri bwabo, aryama Mugisha. Ndaryama kwe, noneho umugore uko yakavuye hanze mu ikintu kirimo kirahirita mu nzu. Naho ubwo inzoga ko nari nazinyoye kuva saa 8 kugeza saa 3 z'ijoro. Haleluya. Amen. Nari imbata. Kandi umwe waragi urayivuga wowe urayizi. Ya yindi y'imbandure, cyo bita imbandure. Yesu ashimwe. Nyinywa ariko nyivanga n'itabi. Icyo gihe hari urwego nari ntarageraho, kuko numvaga noneho umugore araza yumva ikintu kirahirita, ahageze asanga narutse ku buriri, aranyegera, abona ko nyine ibyo nakoze atari ubuzima. Arambwira byuka ntunganye uburiri, nkwereka amazi, naho kumve ni amayeri yo kugira ngo abone uko asohoka akinge. Narasohotse ahita kubitaho urugi, agenda Mugisha. Mbura uko nsubira mu nzu, yagenda noneho njya muri kaburimbo hagati ndagarama, ndaryama. Hana yanjye abasinzi ntabwo bumva umuroho. Naryamye mu muyaga, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 imodoka iva Kagitumba. Nibwo yantungutseho mu masaa 10, mu masaa 10. Noneho igiye kubona ikintu kimeze nk'intumbi mu muhanda. Bafunga amaferi, baraza bankozeho, bumva ndahumeka, baterura ishyano bashyira munsi y'umuhanda. Haleluya. Aba hantu rero bukiye mu gitondo ndabyuka nsubira kwa databuja, ariko numva mfite amasonisoni. Noneho rero bijya gupfa,
rimwe nshoye inka, hari umuhungu twakundaga kuragirana, ariko yari afite shebuja ufite inka ahantu bita za Kamiramigeze piyo mu ishyamba hafi ya parike. Aravuga ati hari umuntu ushaka umukozi kandi yazajya amuhemba amafaranga 5,000. Nuba ndakiza. Aravuga 5. Ntabwo nzongera kujya mu madeni menshi, nibura nzajya nywera hasigaye nk'iby'igihumbi. Haleluya. Buracya nerekeza Kamiramigezi, ndagenda ngezeyo kiza amahirwe mpahurira n'umwana wahingaga urumogi kweri. Umwana wahingaga urumogi, mbonye rero umusangirangendo, ndavuga tugiye gufatanya business. Ubwo noneho sasa ninjiye, ubwo mbonye promotion mvuye ku itabi, nagiye ku rumogi. Ibi byo uvuga ngo umuntu ararunywa, noneho hariyeho byari ibyo kurya, kuko uko wanywaga urumogi wanywaga amata. Uko ufashe igikombe cy'amata ukarya urumogi, uko nta bintu ntabwo twaryaga ibintu by'ibyo kurya, ntitwari tubizi mu ishyamba. Niyo twabonaga umuntu watetse twumvaga ari nk'imboneka rimwe, kandi nabwo ni ka kawunga, atetse akawunga murasomeye, cyangwa se mwaba mwakoze imboga mugateka icyo bita cubu. Cubu sinzi niba hari abayizi. Cubu ni imboga ariko zikozwe mu mata. Ngo ufashe akawunga, ufashe amata, ya mata amaze kubira, ushyizemo akawunga urakoroze nk'ukoroga igikoma, ushyizemo umunyu cyangwa utudodo cyangwa utunyanya. Ibyo bintu rero n'ubu hari igihe njya mbikumbura. Amen. Ubwo rero duhinze urumogi, tunyoye urumogi, turiye urumogi, ndagenda noneho mpinduka ikintu nanjye ntazi, ku buryo nasigaye numva ntafite umubiri w'abantu. Sinaba nkikoza icyitwa umwenda, nambaraga agakabutura kageze ahangaha na bote, akagenda mugisha. Ni muri rya shyamba intare wazibonaga nkaho ari bagenzi bawe mwicaranye, ku buryo wabonaga intare ije gusanga ukumva irasa naho hari ikintu ije kukubwira, nawe ukayisanga. Amen. Mu yandi magambo, ari inyamaswa z'amoko yose narazibona. Urumogi ndarunywa, ndarurya, ndurya mu byo kurya, ndunywa mu mata, ndunywa umwotsi, ndaruhekenya, ndaruhinga, tukazajya dukorana nabo bita abanyambo hakurya Tanzania, tukabahereza urumogi bakatwihera akanyanga. Twari icyo bita barter trade, ubucuruzi aho abantu baba bahererekanya ibicuruzwa nta mafaranga. Yesu ashimwe. Kaduhereze Imana icyubahiro. Aho hantu hose twarahavuye. Amen. Hanyuma rero nari ngeze ku rwego rwo kumva ikintu usigaje ari kimwe, ari cyo kwica umuntu. Ntangira kwiyenza kuri databuja nshaka uko namwica, kuko yari amaze igihe kirekire yanga kumpemba. Ndagenda ndarunywa, buriya mwumva ngo urumogi ni rubi, ariko ntabwo urumogi ari rubi, ahubwo ibitekerezo urunywanye nibyo bibi, kuko ni rwo icyo rufite gukora ni uguhindura uwuriwe. Mu yandi magambo ni ukugendana n'imyumvire ufite. Niba urunyoye uvuga ngo ndashaka gusinzira nzicure ejo nk'iki gihe, ubwo nubwo bagutwika ntabwo uri bukanguke. Niba urunyoye uvuga uti ndashaka kwicara, nutamubura birakugumamo kugeza igihe Yesu azagutabarira. Tuvuge ntunyoye mvuga ngo ndashaka kwica ara, nkamubura, niho mpuriza gusara. Ibyo mujya kumva ngo umuntu urumogi
rwaramusarishije, nuko yarunyoye hari icyo agambiriye gukora bigasoza atakigezeho, ahera ko akangirika kubera ko atageze ku ntego. Amen. Amen. Noneho rero nanjye ndumva mvuga ngo ndashaka gukora iki? Kwica databuja. Ndagenda nkutyarije icyuma neza, ndagityaza kiragenda kimera neza kabisa. Ndarumwa ndavuga uyu munsi ndakora akantu. Nari mbizi ko uwo munsi ari buze twoza inka, ishyira ahantu, nyura inka, ndakama ndahumuje, amata ndayatetse, amaze gushya ndayahoza, ndongera nyahereza inyana zirayanywa. Ndimo ndashakisha impamvu iri buze kumutera kumbaza ngo amata ari, kandi nari mbizi yuko ari buyashake. Ahatahiye yaravuye ahantu bita ngo ni mu Gitembuzi, araza mu Karuri twabagamo muri twa tuzu tw'utugondano muzi namwe two mu ishyamba. Nari ndimo, anyicara iruhande, uburiri bwari ahangaha, arambaza mu gishumezo ute uko ndeba nikomeza. Ijisho ryari rimeze nk'agakara tukura, noneho bigakubitiramo no rya rindi, uko wa mutsi wari waragize ikibazo yaragendaga gutukura. Ntabwo najyaga nkaraba amazi mu maso, nakarabaga inkari. Nakarabaga inkari mu maso kuko byasabaga amazi ashyushye kandi ntari buyabone, nibura utuzi tw'akazuyazi. Kandi murabizi inkari nawe uzanyara uzikorewe uba wumva ntizishyushye ntizinakonje, ziba ziri hagati. Noneho rero ntabwo inkari zanjye najyaga nzipfusha ubusa. Niyo nashakaga kwihagarika mu ijoro narabifungaga kugira ngo mu gitondo mbone icyo nkaraba. Noneho amaso yanjye aragenda aratukura, byakubitiraho no kunywa ibyo bintu, ndagenda mpinduka ikindi kintu. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Noneho araza asanga amaso yabaye gutyo, anyitegereje arambaza ati ese mugiye nta mata? Ambwira se njyewe ndakamwa. Akumva kubwira boss urambaza amata njyewe ndakamwa. Noneho anyitegereje abona uburyo musubijemo ntabwo bisanzwe, asa naho agenza make. Atangira kumbaza inka zirwaye, atangira kumbaza izihaka, atangira kunyibarije utubazo nk'utwo. Asohoka avuga ati si inka runaka kanyirebe, naho kumbe ni amayeri yo gutoroka. Yageze hanze, niba ari irihe shyamba ryamumize ntabwo ndizi, ndamubura. Noneho mu kumubura nanjye mera nk'umuntu ucanganyikiye ubusaze kuko nari mbuze icyo nashakaga. Amen. 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 Burakeye mu gitondo ndamuhize ndamubura, ariko yari afite abakozi yakoreshaga bajyaga batwara amata ku madayari. Umwe ndamufata mwambura igare, nkusanya amata yose narenze kuko mu ishyamba nari ndimo bose bari bazi ko sinatinyaga ikintu cyitwa urupfu. Numvaga gupfa ari ibintu byoroshye. Mbambura amata ashoboka, nkubita ku igare, hagenda Mugisha, njyana igare njyana n'amata, ndavuga ryavamo angana nayo yaramfitiye, bitavamo ibyo biramureba. Inka ndazisiga sinanakamye, ndagenda igare ndarigurisha. Amen. Ariko muzi ko Yesu yatubabariye, ubu ngubu baramutse batwishyuza ibintu twibye. Turashimira Imana ko iyo tubabariye tubabarira.
ndarigurisha ngeze aho ngaho rero kwa data wacu aho nagarutse ndaza byari nko mu ma saa sita z'ijoro cyari igihe cy'izuba data wacu arambwira ati Mugisha ndashaka ko mfasha nkareba ukanseturira inka ndavuga nta kibazo ndazisetura ngeze nko mu ma saa sita z'ijoro ubwo ngeze ku cyiciro cyo gukizwa Mugisha wakijijwe ute data wacu yari afite mushiki wanjye yari akijijwe yazajya ataha ko nari naravuze ngo yitwa Odeta nta kosa nkoze ko yari akijijwe akaza akambwira ati Mugisha ndashaka gukizwa ambwira nturahazi nkizwe jyewe ndimo ndaragira inka wowe ujyanwa ku rusengero no guhunga imirimo ku rusengero twahitaga ahantu bahungira imirimo Yesu ashimwe amen hanyuma ikintu cyabayeho rero mu gukizwa ubwo icyo gihe nari nsetuye inka mu ma saa sita z'ijoro urumva sinikozaga umwenda nagiye uko nakabaye maze imvura iragwa imvura itangira kugwa kuva saa sita saa saba imvura y'amahindi irimo n'urubura imvura iragwa saa munani saa cyenda nta kugama saa kumi saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri saa moya mpindura inka zigenda zigejeje mu rugo ngerageje gukama biranga nagerageza kugonda intoki ngo ndebe yuko nafata nibura ibere ry'inka nkurure singwane n'urushunzi intoki zanga kwigona mbwira wa mushiki wanjye nambwira Ode biranze araza arakama aho umuje inka ya mbere amamata ndagotomera Mugisha nirukanyira ku buriri ndagenda ndaryama uko nakaryamye nagiye kurota ngo ndota abagabo batatu bamfashe na wa mushiki wanjye noneho ngo ngerageza kubiyambura haleluya amen uko nagakomeje gushakisha imbaraga ngo Imana iramfasha ndabiyaka mu kubiyaka hazamuka Mugisha ngo basigara bararamye bandeba ngeze mu kirere ngo nkubitana n'urukuta rumeze nk'ukureba iyi puraba noneho ngo nkubitaho umutwe sinaharenga ahubwo ncurika amaso ndeba aho mvuye ngo mbona abantu bose bambaye ubusa barimo barigaragura mu byondo ijwi rirambwira ngo aho ngaho ni uri mpera ko ndazanzamuka mbwira wa mushiki wanjye ntuzi ibintu ndose ndabimutekereza aravuga ati Imana irashaka gukizwa amen nambwira nta kindi wakambwiye uravuga ibigendanye n'ibyifuzo byawe ndongera ndaryama noneho mu kuryama ngo mbona mukuru wanjye wa wundi twakuranye ampagaze imbere ndamubwira ni Manuel yitwaga Manuel ndumva afite ikiziba kanwa wampaye SM cyangwa premier na bwoko bw'itabi bwabagaho icyo gihe wampaye SM cyangwa premier nkagerageza nibura nkumva yuko ikiziba kanwa cyagabanuka ararimpa ampa n'ikibiriti ndarasa ngerageje gukongeza itabi ryanga gufata nambwira ntiby'itabi biranze gerageza umpa agacuma kuko mu byo nabuze na sinabuze ko twibaga inzoga twaragendaga tukazitaburura aho babaga bazitaza nambwira ni mpa agacuma k'inzoga nibura ngerageze kunywa arakazana mushyizemo umuheha ndakurura inzoga yanga kuzamuka irako ndaganguka icyo nakoze nahise mfata mu mufuka nari mfitemo itabi n'urumogi n'ibyuma byose ibyo nagendanaga n'ibiriti mbihereza mushiki wanjye namubwira nti rero uzi ikintu ugiye kunkorera ibitwikwa ugenda ukora iki bitwike ibyo kujugunywa bidashya ubijugunye nurangiza uze musengere nembere gukizwa zari tariki 5 z'ukwezi kwa 11 2006 amen aragenda
mu nkuru yampaye nuko atigeze abitwika, atigeze ananabijugunya, ko yaravuze ati uyu mwana arabikoreshwa n'uburwayi n'ukuntu yiyumva, aratekereza ko agiye gupfa, ariko aramutse azanzamutse akabimbaza, urumva nyine nari mubi. Aramutse agaruye akenge akabimbaza nkabibura, yamize ishokora. Ngo aragenda arabihisha, ndapfukama aransengera, nuko nakijijwe. Cyumweru cyakurikiyeho ndamubwira njyana ku rusengero, tariki 12 z'ukwa 11 ndagenda, ngeze ku rusengero aranyerekana ati Mugisha yakijijwe. Ndataha, ariko ngeze mu rugo numva agatima karacyashaka itabi. Buriya inzoga biroroshye kuzireka, ariko itabi inshuti zanjye sinzi dayimoni iri bino. Mbonye byanze ndagenda ngura amapaki 2, ngura SM, ngura na Premier, ngura ishashi y'utubombo sinzi two bitaga Pepsi kurucaca, manuka ahantu hepfo hajya nko mu ishyamba mu Kirebe, hano kugashanga nicara munsi y'igiti. Muzi ko kariya gapaki kamwe kabamo 20. Jewe naricaye 2 ntumwa mu minota mike uko ari 40. Ndavuga nti ndarisezeye, zamuka nyonya twaga Pepsi ni atageraho n'abarokore bumva yuko rinukaho. Yesu ashimwe. Ikintu gitangaje, cyumweru cyakurikiyeho nasubiye ku rusengero barandondora. Ye baba we. Abavuze bati hano hari umusore wakijijwe ku cyumweru gishize, none yanyoye itabi. Tambuka Imana ikugirire neza ukizwe. Noneho ndatambuka nubaga ndi fiye. Ndagenda noneho utwana turumuna dushiki twanje two kwa data wacu dutaha tunseka, ariko wowe buri cyumweru bazajya bahamagara bakizwe ugende buri cyumweru. Nanjye numva birasebeje, ariko baransengeye kuva ubwo nasohotse mu rusengero numva itabira nuko mpuye nawe. Haleluya. Amen. 2006 ubwo 2007 ngize amahirwe bitana n'umugera neza yemera kunsubiza mu ishuri turi mu y'Imana. Urumva nayo narize igihembwe kimwe senior 1, ngiye gutangira nkangira senior 2. Mvuye muri francophone era ko njya muri anglophone, njya ahantu bita Gacundezi nkora ikizamini cya leta. Imana igira neza, naje ndo wa mbere ku kigo, ndatsinda mbona amanota meza. Icyakurikiyeho senior 3 maze kuyitsinda, senior 4 bahamagara TTC, ndagenda ndiga, ngize amahirwe ngeze mu senior 5 maze kuyitsinda, bibaye ngombwa ko njya mu senior 6, amafaranga arabura. Wa wundi wari waremeye kumfasha yari umusiribateri arashaka, arambwira ati numva bitagishobotse. 2010 era ko parika kwiga. 2013 nibwo Imana yangiriye neza, nanone haboneka umuntu ucumbukuriraho nacumbikirije amashuri. Ndiga 2014 ndasoza. Haleluya. Murumva imyigire yanjye iyo nza kwiga neza mba narashoje nka 2006 2008 aho ngaho, ariko kubera yuko tugenda tudindizwa n'ibyo twebwe twahisemo. Amen. Niyo mpamvu nasoje amashuri nkererewe. 2014 nasoza, maze gusoza byabaye ngombwa yuko nkomeza ndagenda niga ishuri rya Bibiliya, gira amahirwe Imana iramfasha ndaryiga ndarisoza. 2018 ndazamuka, umwaka urangiye ndaza banyimikira mu pasiteri hano Kimironko.
ahaza muri bakorera umurimo 2020 Imana impa umufasha. Bibiri na 2021 Imana impa umwana. 2022 ndi muri Kigali. Uwo ni we mugisha wari bahagaze imbere. Ngerageje ubuzima kugira ngo igihe kigendeshe neza, ariko ndashimira Imana. Soza rero ndagira ngo dusubire kuri cya cyanditswe babwire impamvu na Umwuka Wera navuye kwande kwa data, abavuye kwa papa. Haleluya, amen. Abavuye kwa papa. Haleluya, amen. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya, amen. Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru bishobora kwera imbuto. Kubw'iki? Kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru bishobora kwera imbuto ashaka. Ese mu by'ukuri nta bantu muzi baba barabaswe n'ibiyobyabwenge? Niba hari? Nta bantu muzi b'abasore b'urubyiruko bagenzi babo? Uyu munsi wa none iyi tende mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto zanyu zigumeho. Hano harimo abanyeshuri, ubu mushobora kuba murimo muzerera hano mu rusengero, ariko mwagera ku ishuri mukazisigaye, cyangwa mukazerera hano mwagera ku ishuri mugahinduka abandi bana. Haleluya. Ariko kuva nakizwa naravuze ngo isi ndayibonye, ndayinyoye, ndayigotomeye, sogongeye ibyayo. Niba ari ugukizwa nkizwe, niba ari ukubivamo mbivemo, ariko nanga ikintu cyitwa kuvangavanga. Abasore haleluya, amen. Urubyiruko haleluya, amen. Imana ibahe umugisha.